Abavip ujya bibaza ukuntu watangiza business hano muri Amerika cyangwa muri Canada n'ukuntu wabona ibyangombwa byose bisabwa naho wahera. Nibyo nza kubabwira uyu munsi muri iyi video, hanyuma nkaza no kubaha ama tips amwe namwe y'ukuntu ushobora gutangiza business, ibitekerezo by'ukuntu watangiza business aho waba uri hose ku isi. Niyo tuzaganira uyu munsi. Barashyushye sana. Nibagiye kuvuga let's go. Nongeye kubasuzira Abavip murakomeze neza mwagize icyumweru cyiza. So uyu munsi rero ndagarutse hani Gael nongeye kubazanira ikiganiro cyanyu cyo Abavip TV hamwe tuganira ibyo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. Uwo mu VIP mushyashya urandeba uyu munsi niba ukunda ibintu nk'ibyo kwiteza imbere, you stay here hani mu rugo, subscribe, ushiraho inzogera hanyuma wicare uyu munsi tuganire. Umunsi rero Abavip turazoganira kuri business. Abantu benshi tugeze mu isaba ngo wese usigaye ashaka kwikorera, abantu bose bashaka kwikorera, abantu bose bashaka gukora ibintu bya niki nakora kuko bazi neza yuko udashobora kuzagira kuri financial freedom cyangwa se hahandi wumva wakora icyo ushaka umwanya ukawugena uko ushaka cyangwa se ukabasha no kubona amafaranga ahagije kugira ngo ufashe umuryango ndetse n'abandi utikoreye. Iki ni ikintu abantu benshi bamaze gutahura, apana gusa muri Afrika ahubwo ku isi yose, muri Amerika ndetse na Yesu. Uyu munsi na VIP turazoganira gato turebe ese ugize ibitekerezo by'ukuntu watangira business ukaba wamenya business watangiza iyo ariyo, ese ni ibiki bisabwa kugira ngo business yawe bashe gutangira ihagarare neza cyane cyane muri Amerika no muri Canada. So nibyo tuzaganira uyu munsi, ariko n'abantu muri hanze ya Amerika na Canada muraza kuri ama principe amwe namwe mwabasha kugendera uyu munsi. So ibyo rero abavuye mu VIP ururande ushaka kumaza utisegeye ese ni ndashaka gutangiza business ariko sinzi ikintu nakora. Abantu benshi munzogira bakamaza ati sinzi ikintu nakora, ese nakora iye business ko ngira iye business. Abana bakavuga bati uriya arakora biriya bintu nanjye reka ngende mwigane. Muri Afrika no uyu ushobora gusanga umuntu yafunguye iduka ry'imyenda hano, mugenzi we akamuzi iruhande, undi akamuzi iruhande, bose bagakora ibintu bimwe kuko akenshi turiganana. Reka rero sasa turebe gatoya ese ibitekerezo bya business bivahe. So hano hambere igitekerezo cya business gishobora kuva muri need. Okay, muri need cyo cyatse kuvuga ikintu gikenewe. Rimwe na rimwe hari igihe baza ati se ntangize business kandi urebye neza ahantu uri muri quartier uri muri neighborhood uri muri state urimo hashobora kuba hari ikintu abantu bakeneye, abantu bose bataro barabona ariko ushobora kukibona. Do you see what I'm saying? So aho ngaho urugato usanga uvuga uti yes I need reka ntangire kintu ushobora kuvuga uti ahantu ndi hari abanyafrika benshi, ushobora kuba ndi Burayi, abanyafrika bashobora kuba bakeneye store y'ibiryo by'iwabo, cyangwa se abanyafrika bashobora kuba bakeneye akantu ko kugira ngo mbasemurire mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, cyangwa se abanyafrika bashobora kuba bakeneye ahantu bashobora kuza bahurira bakaganira n'ibiki byose. So bitewe na need ihari ukaba watekereza icyo kintu. By the way, nje ntabwo nshobora kuvuga ikintu na kimwe ntakora ubwanjye. Nk'ubu ngubu tumaze gutangiza company twa NEHEMIAH Builders kubera ko muri state turimo ya Maine hari need ikomeye y'abantu bubaka, y'abantu bakora innovation, y'abantu bakora remodeling z'amazu. Nanjye ubwanye nk'umuntu ukora real estate nashobora gutegereza amezi 6 ntarabona umuntu uza kunkorera ibyo mu rugo. So kubera iyo mpamvu twakoze iyi company. By the way, iyi ni phone yayo na namba yayo muzaba hitinge babafashe. Hanyuma rero ikindi kintu nacyo ushobora kuba ufite skill. Bamwe muri bwo ushobora kuvuga uti hari skill mfite, nicaranye ubumenyi ushobora kuba mfite shaka gukoramo ikintu. Bamwe muri mwebwe mushobora kuba waragiye mu ishuri ukaba mu lawyer, cyangwa se kuba waragiye ukaba wibitseho license ya real estate, cyangwa se ukaba uvuga uti ngewe nkunda ibintu bya web designing cyangwa se videography cyangwa se editing. Ibintu nkabi nihe skill ufite yatuma building a business around it. Bamwe muri bwo mushobora kuba muri state uvuga uti ahantu nta muntu n'umwe ukora taxes z'ama business, reka mbe natangira ngene nige nzana iyo license hanyuma building ntuza business kuri skill mfite. So ikibazo cyakabaye nakubaza ese ufite ubuhe bumenyi? Okay, cyangwa se ushobora no kuba ari passion ni ikintu ukunda gukora. Okay, bamwe muri twe abantu turatandukanye. Hari umuntu ukunda guhora yicariye agafotora, undi agakunda guhora ateka utuntu dushyashya, cenga ibintu bishyashya. So abantu baratandukanye. So bitewe na passion ufite ushobora kuvuga uti passion yanjye kugira ngo nyikorere ubuntu. What about niba koko yava amafaranga ni monetizing
ntangire nyigurishe. Niba uri umuntu ukunda guteka utateka ukagemurira abantu ugakora iki ugakora ugatekera amaparis n'ibintu nka biriya. So ibintu ukora bitatu nibyo bivamo business. Reba reba igikenewe ahantu uri kibe cyabyara business, cyangwa urebe ubushobozi ufite, ubumenyi ufite, urebe niwabubyazamo inyungu business, cyangwa se urebe ikintu ukunda gukora, ikintu wenjoying, ikintu ukora kitakuruhije, hanyuma urebe koko niba wakibyazamo business. Ariko ibyo sikora bitatu business nishobora gukora hatari ikintu cyitwa iki, hatari ikintu cyitwa demand. No kuvuga ngo ugomba kureba byanze bikunze ese hazaboneka abantu koko bashora muri business yanjye, se demand koko irahari. Kuko ushobora kuvuga uti ngiye nkunda ibintu by'imyenda, no kuvuga n'urugero kuvuga uti ngiye gukora imyenda abantu bazajya bambara, aho ugasanga abantu bari muri aho ngaho imyenda yashobora kuzahenda ugasanga nta muntu uguze imyenda yawe. So nuvuga ngo ugomba kureba niba playing na demand. Okay, so nawe reka noneho aba VIP tuvuge wamaze kugira igitekerezo ni gute natangira business iri legal nyubake neza muri Amerika no muri Canada, nibyo tugiye kuganira. Iyo umaze rero kugira igitekerezo cya business yawe, tuvuge business yawe irahari, umaze tuvuge ni truck cyangwa se ni Uber cyangwa se umaze gutekereza ikintu gihari, ugomba kubanza gutekereza uvuga ngo ni legal entity. Uravuga uti se nzakora business nkande, ushaka kuvuga uti nshobora gukora business as a sole proprietor, ni handi business uyandikaho ku izina ryawe Gael Karomba ikaba kuri wowe. Ikibazo cy'ibyo ngibyo nuko iyo bikoze hari gushobora gusanga business yigize ikibazo bakayisuwinga nawe bikugeraho bikaba byagutwara amafaranga. So ruvuga ngo ikindi kintu abantu bashobora gukora bakora ibyitwa LLC, okay, limited liability company. So ni kuvuga ngo iyo ukoze LLC ufite company, iyo company bashaka guproteja, nuvuga ngo ikintu kibaye muri business bashaka gisuwinga business ariko ntibikugereho. So ruvuga ngo ushobora kumbaza uti rero, cyangwa se DBA ni hantu ushaka kuvuga uti ncuruza ibintu online nta muntu uzansuwinga, ntabwo ari ibintu bikomeye, cyangwa se ncuruza ibintu mvana muri Afrika kuri online nta muntu uzansuwinga nkareka nkore DBA, hamarimo nakora DBA nta ntuzi ikomeye. So ibi urareba bitewe na ntuza, ukaba wagana n'umu CPA we umufite, cyangwa se umu business consultant we umufite, akareba niba hari inama yakubwira muri legal entity wakoresha. Ariko rero again niba ushaka gukora LLC ari ikintu wifuza gukora, LLC ushobora gukoresha umu lawyer akayigufilingira, hari bitwara hagati y'amadolari 600 n'amadolari 800. Ariko ushobora no kuyifilingira nubwo bisaba akazi no kuba uzi ibyo ukora, ushobora kuyifilingira uciye muri ntuza ya state ya urimo website, hanyuma ukabasha kuba wayikora. So ikindi cya mbere ugomba kubanza gukora, hanyuma nyuma yaho rero watangira gukora amafaranga amaze kuba menshi, ugatangira kureba niba washaka kuba icyo twita C corp or S corp. Ariko ibyo ni ibintu twazaganira. By the way, mukeneye consulting kuri ibyo ngibyo cyangwa business coaching, naho mwankontaktinga nkora ibyo. Iki ni kintu step ya kabiri, iyo umaze kugira legal entity yawe mu nzira, none umaze ukabira ese iyi business yanjye ikeneye ayahe ma licenses. Iki ni ikintu gikomeye. Niba ngo ama licenses ari mu bwoko bubiri navuga. So ubwoko bwa mbere izi ni business license. Ubwoko bwa mbere no bwa federal cyangwa se state level license. Ahanga niho tubona niba ushaka gutangiza banki cyangwa se microfinance cyangwa se ikintu nka healthcare company. Nk'urugero tuvuga dufite healthcare company. Healthcare company isaba ko ufite a state license, okay? Utangije banki bisaba ko unafite na federal license. Ariko hari izindi business ziba zidakeneye iyi state license, ziba zikeneye gusa city na county. Ziri kuvuga ngo nk'urugero company yacu yo kubaka NEHEMIAH builders, yo ntabwo state isaba any license cyangwa se federal, icyo gihe gusa twadirinze na county mukaganira hanyuma mukabona license yanyu. So those are the things business ugiye gukora ugomba kumenya, ese license yanjye ikenewe he, igenewe kuri rwa state, igenewe kuri rwa ntuza. Ibyo bintu byose ni ibintu ubasha kugira. For example nk'amabare n'amaresitora, rimwe na bitewe na state irimo, hari igihe ushobora gusanga state igusabye license na city urimo ikagusaba license, hakiyongeraho na license zo kuba wacuruza inzoga n'ibintu bitandukanye. So these are the kind of things ugomba kumenya ukora business muri Amerika no muri Canada. Step ya gatatu rero tuba tugeze niba abantu abacuruzi mukunda gucuruza, mukunda kuvana turi muri Afrika mugacuruza, cyangwa se mushaka gufungura amasitore mugacuruza a product ifatika. Icyo gihe rero hari igihe state zibasaba iki yitwa sales tax ID.
Hey, iyi itandukanye na EIN number. Hano hejuru nibagiye kuvuga hari yitwa EIN number. So iyi ni Federal Tax ID. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gufungura LLC ukayifungura ku rwego rwa state yawe bakayemera ufiling impapuro muri IRS ikaguha EIN. Okay, iyo ni Federal Tax ID. Ariko Sales Tax ID tuvuga niba ucuruza ibintu bifatika, niba ushaka kuzakora inkweto cyangwa se ibintu vana muri Afrika ushaka gucuruza, cyangwa se niba hari ikintu ushaka product ushaka gukora ufite abantu bamenshi muvana ibintu muri Afrika bitandukanye mugashaka kubicuruza, state ya ugomba kuaplika ikintu cyitwa Sales Tax ID, hanyuma ukayegera kugira ngo abantu uzajya ugurishaho ibintu barihe ucollecting sales tax, ucollecting tax za sales, hanyuma ubashe kuzigira. So iyi ni indi step ikomeye abantu benshi batazi ari kenewe uyicuruza product. Akandi kandi rero mugomba kureba ni ukureba ibyitwa professional licenses. Ibi ntabwo bikora ku bantu bose, ariko hari ama professionals amwe n'aba professional bamwe na bamwe basaba yuko bagomba kuba bafite license runaka. Mugomba gutandukanya professional license na business license. Business license ni za business, okay? Mwapenga kuri rwego rwa federal na city cyangwa se state. Anga rero ni ukuvuga nk'umuplamba nk'urugero, umurealtor, umucuruzi ibintu by'amazu, urangira abantu by'amazu, umuntu wogosha, umubarber hangaha, umulawyer, umudentist, massage therapist, bagomba gufilinga hejuru y'ibi bindi navuze, icyo bafilinga muri Department of Occupational and Professional Licensing, ariyo twita DOPO, bagomba kuapplyinga bakabona indi license. Iyi license rero niyo ibemerera ko bakora bino bintu mu ma state barimo. So ngo niba ushaka gutangiza business imwe ijyanye n'ibintu ushobora kuba byakenera professional license, ni byiza kujya kuri iyi website ugatayipinga muri business ushaka gutangira, ukareba niba koko bazagusaba a professional license hejuru y'izi license zindi waba baragusabye. Ikindi rero mugomba kwitondera ni insurance. Rimwe na rimwe ahubwo hari igihe na state cyangwa city urimo badashobora kuguha ama licenses utarabanza kubona insurance koko zikwiranye n'iyo business ugiye gukora. Ama insurance menshi ahangaha muri Amerika no muri Canada abanza kuri kwaringa yuko ugira a general liability insurance. Ingine uvuga ngo nihagira ikintu kiba byibuze amafaranga nuko insurance yishyure umuntu navunika, cyangwa se niba umuntu urakorera agize ikibazo agagusuwinga, byibuze haba ari general liability. Ariko nyuma yaho hari zindi nka workers comp insurance. Zingi ni business yose ushobora gutangiza ikazagira umukozi uhembwa, igomba kuba ifite workers comp. Mu maseta mwahangaha ni mandatory, ndetse no muri Canada ugomba kuba ufite workers comp. Iyi workers comp ni mu gihe umukozi ukoresheje avunitse ku kazi kugira ngo abafite workers comp yajyamo ikamuriha umushahara mu gihe yaba arwaye. So iyi ni mandatory, abantu mutayifite muri mu makosa, very very important. Hanyuma rero hakaza n'izindi as needed ziba zikenewe hirya no hino nka professional license ku bantu bashaka kuba bakora ibintu bitandukanye nka consulting. Ngiye nko muri business yanjye ya consulting na coaching mfite professional license. So ugomba kugira ibintu bitandukanye, wenda hakenewe APLI cyangwa se hakeneye izindi ushobora kuba twita no known oral. So izindi zose zikenewe bitewe nuko business yawe ingana, ariko izi z'ingenzi nizo zikomeye. Congratulations rero mu VIP, niba ufite license zose navuze na insurance, ufite legal entity, maze kujya ku murongo ugiye gutangira gukora business. No. Ikindi gikomeye gisigaye ni iki? Ni business checking account. Abantu benshi bakunda gukora business bakayikora bavana amafaranga muri business bayashira mu mufuko wabo, bakavana mu mufuko wabo bagashira muri business. Ibyo bintu ushaka gugira ikibazo mu gihe habaye ikibazo bakagusuwinga, nubwo uvuga uti ngiye mfite LLC, ariko kubera kuvanga amafaranga ya business na yawe LLC, hari gihe bakora icyo bita gupressing a corporate veil, ugasanga bikugezeho kuko baravuga bati amafaranga yawe na business ni bimwe. So kuvuga ngo nawe na business yawe muri bamwe. So kuvuga ngo ikintu ugomba gukora hangaha, ugomba kugira business checking account, ukajya kuri banki yawe ukoresha, nubwo uraho ufite banki yawe ndetse kuri Gael Karoma n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, none ukagira LLC, reka tuvuge Rwanda Burundi LLC, none ugafunguza Rwanda Burundi LLC checking account, amafaranga ya business yose akajya aho ngaho. Hanyuma noneho ukajya wihemba uvanye muri iyo LLC, muri iyo account ya LLC. Kini kintu gikomeye kubera ko niyo IRS yo ditinze ikoditinga ikareba igasanga ama account yawe ya business na personal biratandukanye, ubu meze neza kuri audit ya IRS. So iki ni ikintu gikomeye cyane mugomba kumenya
money management mu bintu bitandukanye. So rero ba VIP muguma nanyu mukeza ku musozo ngomba kuba akabonus nshaka kubaho uyu munsi. Umuntu navuga nti niba uri umuntu ukora ibintu by'amazu ukaba ushaka umu landlord, amaseti menshi ntabwo asaba icyo twita landlord licensing, ariko nka Michigan isaba yuko umuntu aba afite licensing yo kuba umu landlord. So ugomba ku making sure na state urimo ukareba niba koko no kugira inzu udakeneye license. So you have to figure out ukabimenya neza. So byose ni ibintu bikomeye. So VIP ndangiza rero ndabwira nti ubwanjye ndi umu business coach, consultant. So niba ukeneye any help muri byose twaganiriye, ukeneye inama, ni ukujya kuri www.garycomba.com ukandika, hanyuma ukabooking umwanya, tukazavugana kuri telefone tugapanga uko nagufasha. Ariko VIP ntiwibagirwe shirama video nkanga ya business entrepreneurship buri cyumweru hariho video nshyashya, tubafite n'ibiganiro bishya twabatangije ku VIP podcast. So naho mwayisura mukareba. Hanyuma rero ikintu nacyo nuko mbabwira nti ibyiza biri imbere, kintu utangize business vuba. Hari izindi video nashizeho ngiye kubasigira mbasezera. Imwe nivuga ku bintu bitandatu ugomba gukora mbere kuvungura business, ngiye muze kwireba. Hanyuma n'iyindi nayo ni ku bintu ku ma courses ushobora kwiga hano muri Amerika ya free, ukabasha kuba wakongera skills zawe zituma utangira business. So VIP, bye bye, God bless, nahuta.